kiraho gifobagana kiraho kiki abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Banyarwandakazi, banyarwanda bakunzi baraditeme, banyamuryango burunana nyarwanda ruharanira impinduka, arc urunana. Nimwumva arc ntimukumve ngo numuheto, nubwo mu kirangantego cy'urunana harimo umuheto. Arc ni mu mazina ni izina ry'urunana nyarwanda mu gifaransa ariko rihinnye, Alliance Rwandaise pour le Changement, naho iyo tubikize mu cyongereza bikitwa RAC, bikaba ari Rwandan Alliance for Change. Mwese ndabasuhuza, mbifuriza amahoro aho muri hose, mbifuriza kuba gahunda zose murimo Imana ikomeza kubana namwe. Dore abanyarwanda turugarijwe n'igitugu gikomeye cyane, igitugu kimaze kuba karande, igitugu kimena amaraso y'abana b'abanyarwanda ku butaka bw'abanyarwanda, igitugu kiduteranya n'abanyamahanga, igitugu cyananiranye mu magambo yose ashoboka. Ni igitugu cyananiranye kubera ko ubusanzwe niyo ahantu hari igitugu abantu baricara bakavuga ati ntago bigena neza, hakamo bamwe bahaguruka bati turebe ko twabigenza. Ariko hoya, mu Rwanda igitugu cyaho kirihariye, nta mwanya na muke uhari ku muntu wese wakwitambika imbere y'izo gahunda mbisha zihohotera abanyarwanda buri munsi. Gahunda zishingiye ku rugomo, urugomo rugaragara mu gushimuta abana b'abanyarwanda cyane cyane abasore, urugomo rugaragara mu kugurisha abana, mu rugaragara mu ihohoterwa bw'igitsina, urugomo rugaragara mu karengane gakomeye cyane, mu busumbane, ubusumbane buzana n'ubushomeri bwinshi, buterwa n'ubushomeri bwinshi. Kandi noneho ingaruka z'ibyo bintu hakazamo abana bicuruza, ariko noneho byimazeyo hakazamo n'ikindi cyorezo gikomeye cyane cyazanywe na leta ya FPR cyitwa inzara imereye nabi abaturage. Turakomeza kubona ubutumwa bw'abantu dutabaza, turakomeza kubona hirya no hino ibitangazamakuru bivuga bati abantu bishwe n'inzara, abantu bishwe n'inzara. Nyamara ibyo byose biravugwa, umukuru w'igihugu nabo bakorana ntacyo babivugaho, ahubwo arakomeza kwibera rutema ikirere, ajya mu bihugu tutazi icyo dupfana nabyo, nubwo ari muri Afurika ariko ni ibihugu tudaturanye. Niba umubano umeze nabi n'Ubugande, twagombye ko umukuru w'igihugu ugerageza kugarura umubano aho kugira ngo ajye muri izo za Benin na za Guinea. Turabakunda abanyafrika bose, ariko turavuga nk'abanyarwanda bafite ibibazo bikomeye cyane kandi bafite n'ubushobozi bwo kubikemura, ariko twari dufite umukuru w'igihugu udafite na gatoya gahunda zo gukemura ibyo bibazo. Turabona ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cyaho abantu batazi aho ibintu bigana, bitewe cyane cyane n'iyi ntambara.
Kagame, nta nubwo ndi buvuge FPR, nta nubwo ndi buvuge leta y'u Rwanda, nta nubwo ndi buvuge u Rwanda, ndavuga Kagame. Intambara yitwikiriye M23 iri mu baturanyi bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara mu runana twarayamaganye 100% cyangwa se 200%. Na n'ubu dukomeje kuyamagana, kandi umuntu wese uzagira imbaraga zo kuyagarika turi kumwe nawe. Ibi nta nubwo tubishidikanyaho, nta nubwo dufite isoni cyangwa ipfunwe ryo kubivuga. Nta gushobora kuvuga ngo ukunda Afrika noneho ngo abaturage bawe ubakandamize, unarenge imbibi z'igihugu cyawe ujye gusahura igihugu cy'abandi, umena amaraso, uhohotera abagore n'abana n'abakobwa, wica abantu buri munsi. Umugabo Paul Kagame kuva yamenyekana mu mateka y'Abanyarwanda, iyo wumvise Paul Kagame wumva kumena amaraso, kwica, iterabwoba. Ibi ngibi bigomba guhagarara. Hari abafite isoni zo kubivuga, hari abagira ubwoba bwo kubivuga, twebwe ntabwo dufite ubwoba, ntabwo dufite isoni zo kubivuga. Hari n'abantu bamushyigikiye kubera impamvu zabo, harimo na bimwe tubona ku Banyarwanda yo gufata umuntu mukamukomera amashyi. Nko muri 19 ndabyibuka abantu bakomeraga amashyi Habyarimana muri 19 mu kwa karindwi ku ya 5 Nyakanga. Stade Amahoro yari yuzuye, ariko mu kwa 10 inkotanyi zimaze gutera, ibintu byarahindutse. Abaturage bigaragaje uko bari, amaze gushyiraho amashyaka menshi, byaragaragaye ko abantu bose batamukundaga. Nyamara ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi Abanyarwanda benshi bari muri Stade Amahoro bakoma amashyi, bambaye n'imidari na bya bitenge byariho amafoto ye n'amafoto yemerera. Ibi rero mbivuze kugira ngo nibutse abayobozi, abitwa ngo n'abayobozi, yuko bagomba kumenya abaturage b'Abanyarwanda uko bameze. Baragukomera amashyi uyu munsi ubahohotera, ariko ejo nibabona icyanzu ntabwo uzabakira. Icyaba cyiza turaza kubiganiraho mu kanya. Uyu munsi ndi kumwe na David Kayitare ndetse na James Mugabo. Bombi ndabashimira ku bwitange bwabo. N'ubwitange mwe mwumva ibi biganiro ntabwo mwabwumva. Ngenda bwumva kubera ko nzi icyo biba byasabye kugira ngo tubashe kuganira. Nzi risk bafata kugira ngo tuganire. Nzi kandi condition baba barimo kugira ngo tuganire. Ni umusanzu ukomeye cyane ku gihugu, ni umusanzu ukomeye cyane ku Banyarwanda. Haba rero ntashobora kubaha ijambo ntabanje kubashimira byimazeyo kandi mbaragiza Imana kugira ngo ikomeze barinde muri urwo rukundo nyarwo bafitiye u Rwanda n'Abanyarwanda. Uyu munsi tugiye kureba ngo u Rwanda ruragana he, intambara ya Kongo iratuganisha hehe, kandi turaza no kuganira ku kintu abantu bakunze kuvuga ngo yego ngo turabona bimeze nabi, ngo rwose ngo nanjye ngo ndabyemera, ngo barananiwe, ngo ariko se ngo ntawabasimbura ngo hari. Muri 87 sinkeka ko abantu babonaga Paul Kagame nk'umuntu waba perezida w'igihugu, ndetse no muri 94 sintekereza ko babonaga nk'umuntu waba umukuru w'igihugu, no muri 90 inkotanyi zitarasinya ko bategeza ko yaba umukuru w'igihugu, ariko yaje kuba perezida. Nubwo bayi perezida mubi wica abaturage be, ariko yabaye perezida. Nabyo turabiganiraho. Hatinze reka mpere kuri James Mugabo, niba anyumva afata amasegonda make, ikintu cyose ntabwo kiza gutinda, afata amasegonda make asuhuza abadukurikiye. Kayitare nawe uhita ukurikiraho, hanyuma tujye mu kiganiro nyirizina. James, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Mwari muzi yuko guteza ibibazo abaturage, ukabicisha inzara, ukabakorera ubugome, ukabica, ukabagirira nabi, warangiza ukaza nk'umucunguzi. Mwari muzi ko icyo kintu ari ubugome buvanze n'ubwenge? Murakoze cyane. James Mugabo. Ndabashuhuje James Mugabo nawe Ashiri. Murakoze kuba dufata umwanya nk'uyu nguyu. Hari ibintu byinshi tuba twigomwe, hari risk nk'uko wabisobanuye, na situation na condition ziba tuba turimo zitameze neza cyane, ariko kubera kuba patriotique cyangwa se gukunda igihugu nyabyo, gukunda Abanyarwanda, bidufosinga kuba dushobora kwirengagiza risk cyangwa se izindi condition zose zishobora kutunaniza, tukagerageza kuganira ku bibazo byugarije igihugu,
tukaganira ku bibazo bigira ingaruka mbi ku banyarwanda muri rusange, ari naho umuti w'ibyo bibazo ushobora guhera uboneka. Murakoze rero, ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, abari hano mu Rwanda n'abari hanze, kandi ndabihanganisha ku bafite ibibazo biterwa na politike mbi ikorwa na leta cyangwa se FPR itegeka igihugu muri iki gihe. Murakoze, ndizera ko tugira ikiganiro cyiza. Yego, urakoze cyane muvandimwe Kayitare, uri ntabwo reka mvuge ngo niwe mukuru w'abantu bose tuganira mu rubyiruko. Ntabwo mvuze ko uri mukuru mu myaka, ariko mvuze ko niwe twatangiranye iyi gahunda. Twaricaye turaganira tuti Kabarebe araroga urubyiruko, Kagame araroga urubyiruko, Janet Kagame bararoga urubyiruko. Kuroga urubyiruko ni ukubaha uburozi mu bitekerereze, bababeshya amateka atarabayeho, banabumvisha ko ibibazo bafite ngo biterwa n'abandi banyarwanda, kandi mu by'ukuri ibibazo biri mu Rwanda ku baturage biterwa n'uko dufite leta idakorera abaturage. Dufite leta ikorera umuntu umwe n'umuryango we, n'abandi bagaragiye aho ngaho, abandi baraza bakamuharikirizwaho, bakabona za privilege, abandi nta kigenda. Igihugu kirangwamo n'ubutabera budahari, ubwicanyi bwinshi, polisi irasa ababyeyi, polisi ishimuta abantu mu ngo zabo, polisi isanga abantu mu ngo ikabarasa, polisi ibona ngo umuntu yambutse umupaka ngo yari afite urumogi bakaba baramurashe, polisi ifata abantu bakoze ubukwe bakaba bafunze muri stade ngo gukora ubukwe muri covid ngo ntibyemewe. Yego nibyo, ariko muhamande ataye mu rugo. Gufunga umuntu ni ukumubuza uburyo, ni ukumubuza liberté. Umubuza liberté ari ukuvuga ngo ibi gikorwa yari arimo gishobora guhungabanya umudendezo w'abaturage, cyangwa se gishobora gutuma abaturage bagira ibibazo bikomeye cyane. Mu bihugu byateye imbere muri izo situation y'abantu batuberezaga amahema ya covid, babahaga amande akarishye, ariko nta muntu nzi wigeze afungwa ngo nuko ngo atubahirije ibijyanye na covid. Ibi rero n'ibyaterabwoba bya FPR bya Kagame byo kuvuga ngo mujye mukomeza mu bakande, mujye mukomeza mu batera ubwoba, mujye mukomeza mu bice ntibazaruhuke. N'umwana uvutse ajya avuka azi yuko arenze uyu murongo, wa murongo utukura Kagame akunze kuvuga, awurenze karaba kabaye. Reka mere kuri James urafata iminota 5 utubwire imbere y'ibi bibazo byose ubona biri mu gihugu kandi byatewe na FPR kubyo twabiganiriyeho, urabona u Rwanda rugana hehe? Iyi ntambara ya Kongo Sadek yinjiyemo, hari amakuru mu kanya mwahoze mumbwira, nge ntago nyahagazeho, ntago ngize nyakurikira y'ibintu ngo muri Nyungwe haba habaye ibitero cyangwa se abari intambara cyangwa amasasa avuga. Ntago mbihagazeho, mwe mufite amakuru wenda muraza kuvuga ibyo mwumvise, ariko murabona ko u Rwanda cyangwa se rikavuga ngo leta ya FPR murabona ko yagiye yicukurira umwobo, ariko igeze ahantu ibura n'icyerekezo cyo gukemura iki kibazo. James, iminota 5 tubwire icyo utekereza. Murakoze cyane. Nk'uko mubibona, ntago ari ukuvuga ko tudafite ubwenge bwo gukora cyangwa se tudafite ubushobozi bwo gukora cyangwa tudafite ibyo twakora. Ibyo byose birahari, ahubwo ikibazo ni uko harimo amananiza menshi, imisoro iri hejuru, imisanzu idafite ubusobanuro. Nk'ubu ikintu kijya kigora abantu gusobanukirwa ni ukuntu umuntu aba afite nk'umukozi umurindira izamu yangiza akishora n'umutekano. Ibyo bintu bikunda gutekerezwa cyane bikabangamira abantu, ariko nta kundi nyene ni leta. Rero ugasanga nk'urubyiruko, ugasanga bari kuvuga ngo dukore ngo dukure amaboko mu mifuka twiteze imbere. James yangane gatoye kuri icyo kintu mvuze, numvise ngoma kugira icyo nkubwira, murambwira namwe icyo mubitekerezaho, ariko ako kantu uvuze ngo umuturage arishyura umunyezamu ucungira umutekano, ariko bakamusaba n'andi mafaranga yo kwishyura ku bijyanye n'umutekano. Ibyo ni bya bindi ubona mu gihugu Kagame na FPR baremye imitwe ya gisirikare iri informel itambara gisirikare, ariko ari abantu yateguye aho ngaho kugira ngo nagera ahantu abakeneye abambika uniform, abaha imbunda bajye ku rugamba, ariko kubatunga agakora uburyo batungwa n'abaturage, ko izo service baha abaturage ntabwo abaturage bazikeneye. Niba mfite umuzamu koko, kuki nikira umuzamu wanya nkajya no kwishyura iryo rondo cyangwa se ngo umuntu ucungira umutekano? Ese ubundi igihugu cya 7 gifite umutekano
ngo ni igihugu cya karindwi ku isi gifite umutekano ukomeye cyane. Ni gute gifite abanyerondo, ni gute gifite abadaso, ni gute n'abantu uwo ni umutekano cyangwa se igihugu kiri mu ntambara? Komeza, nagira ngo ushite ku kantu nkashimangire kuko ari ukugira ngo babone icyo batungisha iyo mitwe yawe y'iterabwoba. Jambo ni ryawe. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, ibyo bintu ni ibintu binasekeje cyane. Kandi igisetsa ni uko imisanzu n'imisoro byose bitangwa, usanga wa wundi waho ngaho witwa Karinda uwo mutekano cyangwa se uwo twita abirondo ry'umwuga bitabageraho. Kuko ubaze nk'ubu, urabona nshobora kuba mba mu rugo mfite n'akaduka ku muhanda, ako kaduka biri mu mudugudu umwe, ako kaduka ndakwishyura umutekano, n'iwanjye mpishurira umutekano. Nujya kwibara usanga ubwo ngubwo niba turi abantu nka 50 ni amafaranga menshi, kandi ugasanga mu mudugudu biri gukorwa n'abantu batarenze 15. Irondo ry'umwuga rifitwe n'abantu batarenze 15. Abo 15 ntago bakabaye bahembwa ubusa, ntago bakabaye barya ubusa, bakabaye barinda umutekano. Nabona ubujura bwirirwa bubaho ntago bwakabayeho. Buriya bari koko nk'uko bivuze, mise mbitekereza numva ari ukuri, iyaba koko ari umutekano babarinda, bakavuze ngo umuntu yibwe, nimba yibwe abashinzwe kurinda umutekano ntibujuje inshingano zabo, abo ngabo nibateranya amafaranga bishyura iby'umuntu yibwe byose, kuko umuntu ntago agese gutanga umutekano. None se ubwo biba bimaze iki nimba wishyura umutekano bakakwiba, ukabura ugufasha, ukabura ukurengera? Ibyo ngibyo ni bimwe mu mbogamizi dufite. Ibindi mbona bimeze nabi, nk'uko nabivuze, ni ukudushishikariza gukora, noneho bakaduhereza bariyeri, bakadushiraho amananiza atuma tudakora. Nk'ubu ushaka kwibaza ngo gute usanga ubushomeri bwariyongeye mu gihugu kandi ari igihugu cyigisha kirimo tekinoloji gikorana kigendana n'ibigezweho, ari igihugu bigaragaza ku isi yose biri bavuga ngo ni igihugu cyateye imbere, ari igihugu kidafite n'abaturage benshi, ari igihugu mbese ubona ko gifite ubutaka bwiza, gifite ikirere cyiza, ariko ugasanga inzara iratwishe, ugasanga amarira ni yose, ugasanga ubushomeri burahari. Ibyo bintu byibaza uti nuko imirimo yikuwe n'agace kamwe. Nk'ubu ngubu umwana ashobora kuba yarize ikoranabuhanga, akavuga ati rongeye nize ikoranabuhanga, reka ngerageze nshinge ka papeteri njye mfotora impapuro. Ibyo ngibyo imisoro bisaba n'imisanzu, hari amagroups menshi nk'aya y'Irembo, nk'abana bakora Irembo usanga bari mu gice kimwe cy'Irembo, kugira ngo ukinjemo gusanga amafaranga 120. Nk'ubu nago urugero, ejo bundi ari koperative yari ifite abanyamuryango bagera mu 150. Buri munyamuryango ajya kwinjira muri koperative, iyo yari y'abamotari, ajya kwinjira muri koperative yatangaga 100,000. None ejo bundi baseshe koperative, bamaze kuyisesa, umunyarwanda umumotari akajya agabana 10,000 n'amafaranga magana angahe, kandi koperative yari imaze imyaka 5. Ngatuye bare basi banavuga ngo reka tugaruze amafaranga iyo batanze. Ese koperative ko yakoraga ko byigaragara ko yinjiza, umuturage ahubwo yakavuze ngo ubwo dusheshe koperative mfitemo inyungu yenda nk'ibihumbi magana angahe, kuko mu myaka 5 narakoraga narinjizaga, koperative narayisoreraga. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bikoreka ko ibyo twakabaye dukora ngo twiteze imbere hari abo bigirira inyungu, twebwe bitatugirira inyungu. Ubwo n'urugero rwa hafi. Nk'ibindi navuze ngo ubuhinzi, ugasanga umuntu imbere twose twarahingaga, gahinga ukeza bikagenda neza, ariko isa ni wahinga, urahinga utese, baragutegeka ibyo guhinga. Numara gutegeka, nk'ubu wafata akarere kose kagahingisha ibigori, ibyo bigori bizamara iki? Bazabirya akawunga bose. Ubuzima bw'abanyarwanda ntabwo ari ukurya akawunga. Ubuzima bw'abanyarwanda ni ukurya imvange, tugavanga tukagira ibiki byose tugatera imbere. Ariko bitewe n'uko twebwe abaturage bataturebaho, bo bari kwirebera isoko bafite ry'ibyo bigori, nibyo bituma ubuhinzi buba business, aho kugira ngo ube ubuhinzi butuma umuturage atera imbere, ahubwo bikaba business kuri babandi badutegetse kubihinga. Uravuga ngo ubucuruzi, urajya mu bucuruzi ugasanga James, yego ntabwo bishoboka ko igihugu cyakora business mu buhinzi ariko n'abaturage bariye bihagije mu biribwa, ibisagutse bikajya mu masoko. Ibyo ntabwo bishoboka. Aho ngaho niho nagira ngo navuzeho, nigeze kubivugaho, ndavuga ngo nk'ubu leta yabivuga ngo tujye gukora business, yakabayiza ikaganira n'abaturage ikababwira ati dore uko bimeze,
nk'ubu ngubu urabizi tubura mbere nabagaragaje uburyo leta yinjiye muri tubura n'ibiki byose ubutaka bukaba bwaramaze kwangirika bitewe n'uko ubu nta kintu wahinga udashizemo ifumbire, kandi mbere twarahingaga dufite ubutaka bwiza cyane, dufite n'ikirere cyiza cyane. Ariko leta yo ubwayo iragenda igafata ibyo biraka, yamara gufata ibyo biraka ho kugira ngo iziganize n'abaturage ibabwira ati muzabigiramo izi nyungu, noneho uhingira isoko ariko nawe wihingira ibyo ushaka. Urugero nimba mfite hegitari nk'ebyiri cyangwa se mfite asusate, nimvuga asusate bari mu gihugu barahita babyumva, mbese bantu turi kumwe aha ngaha mu gihugu mu Rwanda barahita babyumva. Nimba mfite agasusate nkavuga ngo hano ndahingamo ibigori, hano mpingamo amashaza, hano mpingamo ibiki byose, noneho leta ibyo ngewe nimara kwihaza nsanagurisha kugira ngo nkemure ibindi bibazo. Nimara gukemura ibyo bibazo leta nayo izansoresha kuko nagurishije. Ibyo byakumvikana, ariko nanjye nabanje kwihaza. Ariko ibyo ntibyashoboka kuko ubuyobozi bwacu bufite umururumba unakabije. Ntibyashoboka, ntabwo baduha umwanya ngo dukore ibyo twebwe twumva ko byaduteza imbere ngo nayo itere imbere, kuko na mbere hose twahazaga isoko. Mbese ntabwo twagemuraga ibiryo mu mahanga kandi natwe ubwacu duhaze. Mbese ambwira ko imifuka 10 umuntu yayezaga y'ibishyimbo yayibiryaga byose cyangwa aragurishaga. Njye nakozeho na business yo kujya ncuruza ibishyimbo, barabizi abaha ngaha i Nyagatare uko baranzi rwose. Nagendanaga umunzani n'igare, barabizi naguraga imyaka, kandi iyo myaka yapakirwaga n'amakamyo, kandi ayo makamyo yashora Kigali bagashora amahanga. None iyi saha ibyo ntibihaba. Batangiye bafata iminzani yacu, bagufata n'umunzani bakagufunga. Iyi saha nta n'uwatekereza kuzunguza umutwe ngo arajya muri ibyo ngibyo. Ni ibibazo gusa. Mbese ubwo tuziteza imbere gute? Uragira ngo uyize computer ugasanga amabariyeri y'imisoro n'amakoperative bashinze arakubana. Washaka inyungu izo koperative zigufitiye ukazibura. Bavuga ngo ugiye mu kimotari ugasanga ibibazo, imisanzu, amasoranse n'ibiki byose birahanitse. Ibyo bikaba ikibazo. Buse tuzatera imbere duhereye. Nimba ubuhinzi babanye, ikoranabuhanga, abizi ikoranabuhanga bakabana, dore ko n'ubumenyi basigaye batanga, urabizi ko nta reme bufite. Kuri bose yes bwatugezeho, ariko nta reme bufite. Aho usanga umwana arangije amasomo ariko atari umwana ufite ability yo kuba yatekereza ikintu yakora ngo kimuteze imbere, kubwo agitegereje ko se na nyina bamutekerereza. Kandi mbere murabizi ko umwana yajyaga no muri senior 1 muri secondaire mwaka wa mbere akaba afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha primaire. Ese ubu ni bangahe bafite? Ntabwo. Ni muri urwo rwego rero uko ngiye numva ko twatera imbere kugira ngo twongere dukora ikintu, twongere dukora igihugu cyacu cyongere kibe cyiza, nuko twebwe abanyarwanda twanga agasuzuguro. Nimvuga kwanga agasuzuguro, umuvandimwe James twavuganaga ndabona ashobora kuba agize ikibazo cya tekinike mu gihe kitarakemuka. David yes wagarutse. Twari tukubuze mu kanya, wavugaga yuko abaturage kugira ngo bigire neza bakwanga agasuzuguro. Sinzi niba wanatubwira mu magambo make cyane wowe uru Rwanda niba abaturage batanze agasuzuguro kandi na FPR igakomeza gukora ukunguku ikora uru rugomo rwose, urabona bigana hehe? Genda ndabona ari intambara idasanzwe. Nitudacunga neza amaraso y'abanyarwanda azameneka. Ibi nkubwira ni ukuri kuko nimba dufite umubano mubi, dufite umwuka mubi hagati yacu na Kongo, kandi byaratewe na leta yagiye kubashotora. Icyo ni ikibazo gikomeye kuko umunsi bazaza guca ku gasuzuguro twanze guca twebwe ubwacu. Nimba bivuze ngo duca agasuzuguro ni ukwirinda kugira ngo hatagira abandi baza bakabikora mu buryo bwabo bikaba byatugiraho ingaruka. Ariko nibaza kubikora mu buryo bw'abanyarwanda bizatugiraho ingaruka, usange amaraso yacu aramenetse. Ariko hari uburyo twabikora amaraso yacu ntameneke. Dore uburyo twabikora rero. Haguruka uvuge. Wowe muyobozi ujya kurandura imyaka y'umuntu, ibika ko nawe yawe yajyamo akayirandura. Ugombe uha agaciro iyo myaka y'umuntu. Wowe muyobozi ushiraho amategeko ananiza umuntu, ushiraho amabwiriza ya misanzu n'ibiki byose, tekereza kabiri. Wibaza uti se ko ndi kumufungira inzira
akaba agiye kuba ari gusabiriza, ngewe ibyo nkora byo bizakonsomwa nani? Reka mbaho urugero rworoshye, tujya nko muri transport, bashizeho bakoze monopole y'abatwara imodoka n'ibiki byose babikora ku giti cyabo. Urabizi ko umuntu yageragezaga iyo monopole bafashe, nuvuga monopole buriya ndigira ko ari na byiza ko ni monopole bafashe kugira ngo abantu bonyine bo muri FPR abe aribo bagira iryo soko. Yes, nibyo navugaga. Ni ku isoko ryo gutwara abantu bahitamo abantu runaka, ndakeka batagize n'ubundi batatu ngo bahaze igihugu cyose, kandi ibyo ntibishoboka. Mbere umuntu yagiraga ubushobozi akagura agatagisi agashira ku muhanda, ako gatagisi kagaburira agashoferi, kagaburira komvayeri, kagaburira na wa musherisheri washakiraga komvayeri abakiriya, kandi kakagaburira abantu batari munsi y'10 ku munsi umwe, ari agatagisi kamwe. None iyi saha ibyo barabibaniye. Ese babibana abo bakomvayeri bazi yo bagiye? Iyo ni A. Baraje mbere umuntu yagiraga uduhumbi 2 akavuga ngo kugira ngo njye kwiba, reka ngende ndangura utwembe, nimara kurangura utwembe rutuvoka ndazunguza nkuremo 500 y'inyungu, nimara kuramo 500 y'inyungu aramfasha mu kubaho. Iyi saha nabo twita abazunguzayi barababaniye. Ese u Rwanda rukize ute? Rukize kurenza Uganda, rukize kurenza Tanzania, rukize kurenza Kenya, rukize kurenza Amerika, rukize kurenza Nigeria, rukize kurenza ibihugu by'Abarabu. Kaho hose iyo mirimo ikorwa, harya ngo ni kugira umujyi usukuye, ngo ni kugira igihugu gisukuye. Ese kugira igihugu gisukuye ukennye bimaze iki? Ubu bano baturage bari gusenyerwa, bari kwirukanwa mu byabo, nta n'ingurane bahawe. Ibi byo turabyitute, turabifata, twahereye ku bakangombe, abo baragiye byararangiye. Bavuze utarafunzwe yagiye nk'ingwate aragenda bamurundayo. None abangaba basigaye, bana yanjye turabyita iki, turabivugaho iki? Abanyarwanda ni twanga agasuzuguro. Ni gute umuntu aza akagukura mu isambu yawe, mu nzu yawe wiyubakiye, ngo ujya kwangara ukabyemera? Warangiza pe ukemera ukajya kwangara. Nimba afite gahunda yo kugira icyo ahindura aho ngaho, naguha amafaranga ahwanye n'agaciro kaho, ugende uvuga ati mvuye aha ngaha ariko hari ahandi ngiye, hari icyo njyanye. Reka muvandimwe James, reka twumve na Kayitare icyo atekereza kuri iki kintu. Ntabwo byashoboka. James wanyumvaga? Navugaga nagira nkubwire nti sinzi no wakwemera ko na Kayitare tumuha ijambo nawe akavuga, noneho nyuma yaho turajya muri discussion tuye duhanahana amajambo. Ariko Kayitare nawe natubwire u Rwanda rubona ate, dore mwebwe mwaje muri nakazu k'abantu bo b'Inyagatare, ubwo turaba tubonye ibitekerezo by'Inyagatare uko bimeze. Kayitare wafata ijambo none ukatubwira nawe ibi bintu urabona bigana hehe, uru Rwanda urabona rugana hehe, n'ibibazo byose twavuze n'ibyo James yaravuze, nawe ifata ijambo tubwire u Rwanda rwawe ukunda urabona rugana hehe. Murakoze bavandimwe James nawe Yashire. Ndashimira cyane James kuba afata umwanya akagaragaza ibibazo byugarije u Rwanda, ibibazo byugarije igihugu cyacu. Nk'uko nabivuze, ubundi iyo kugira ngo ukire indwara nuko yivuga, baravuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Iyo arimo kubivuga rero gutya, abantu bamwe na bamwe bakavuga bati ni ukuvuga gusa, ntacyo azakora. Niba ari umugabo, niba ashaka impinduka, baba abari ku ruhande rwa FPR cyangwa se iyi leta ijengereje abanyarwanda, bitewe burya hari impamvu eshatu abantu bashobora kuvugira umuntu mubi. Hari abakuramo umugati, hari abafite ubujiji batazi riva n'irirenga cyangwa se batazi aho ibintu byerekeza, hari n'abagendera mu kigare nyine bakumva ko kubera ko runaka
avuga ikintu kubera ko ashyigikiye ikintu nawe agomba kugishyigikira. Abo ngabo akaba ari na ba bandi bitwa ba munyangire, bakubwira bavuga bati ntuza James Yanga Ashire ni urugero ntanze, akavuga ati nawe Kayitare mwange kuko uriya Yanga uriya mwange kandi nta kintu mupfa. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo mvuge ku bantu, nta nubwo mbatindaho, nyine navugaga ku bantu bakavaringa cyangwa se bashyigikira iyi leta ya FPR, nyamara ibikorwa byayo ari bibi cyane ku banyarwanda, bifite ingaruka zikomeye. Nibyo, izi ngaruka zose z'inzara, izi ngaruka zose z'ubukene, izi ngaruka zose ziri mu rubyiruko, izi ngaruka zose ziri mu bantu bafungiye mu magereza atandukanye, za taransite, aho abantu batagira ibyaha bagukatira gusa nta utagiye mu ubutabera nta buhari, ekonome. Leta ya FPR iyo ikishyira imbere ni ukugira ngo igume mu ntebe, nta kindi. Wasonza, wapfa, inzara yakwica, wabura abantu bawe, bakwicira abantu, ikintu kiba kigamijwe ni iterabwoba. Niyo ntwaro ya FPR ikoresha kugira ngo icecekeshe abantu, icecekeshe umuntu wese ushobora kuvuga uti ko mwishe Kizito Mihigo mumwiciye iki, azize iki, wagira icyo bivugaho, ubwo bakaba bakunaze muri gereza, bakaba baragushimuse, bakaba barakwishe. Ibyo ngibyo nibyo rero ngira ngo abanyarwanda, ndatekereza ko ikiganiro cy'uyu munsi cyo kuvuga ngo gifite topic ivuga ko u Rwanda rugana hehe uyu munsi cyangwa ejo. Abanyarwanda nibo bafite urufunguzo mu ntoki, abanyarwanda ni twebwe dufite umuti w'iki kibazo. Ariko ntangazwa nuko hari bamwe na bamwe usanga barimo kuvuga bati ninde ushobora gusimbura perezida, wigeze kubivugaho, gusimbura Perezida Kagame. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko u Rwanda ruzahoraho, ariko abo bategetsi bo bagenda basimburanwa bitewe n'ibihe. Ibihe nibyo bigenda bituma abantu basimburana. Rero gutekereza ko umuntu ari kamara use arwaye akava mu buzima nk'uko gupfa cyangwa se kuva muri iyi sivili normale, ntabwo u Rwanda rwakongera kubona perezida. Agize impanuka se, cyangwa se nubwo ntabimwifuriza, ahubwo nifuza ko agira ubuzima akazanabazwa n'amabi yakoze yose, kuko agiye mbere rwose ntabwo byanshimisha ngiye ku giti cyanjye. Ni igitekerezo cyanjye, nta n'umuntu nifuza ko abyumva kimwe nanjye, gusa ngewe ni uko nguko mbitekereza, ni nuko byifuza. So muri make rero ibintu byinshi James yabivuze, ibintu byinshi yaba yabivuze, ubonye uhawe ijambo bwa mbere yarabisobanura. Nubwo ibibazo biri mu Rwanda cyangwa se amabi akorwa n'iyi leta udashobora kuyavuga ngo uyamare, nanjye hari ibyo mfite nshobora kumwunganira, hari ibyo nshobora kuvuga yavuzeho, wenda nanjye nkagira icyo nongeraho. Ariko wanyibukije ikintu cya COVID. Igihe cya COVID mu Rwanda hari ibihe bikomeye cyane, aho ngira ngo abantu twari turi mu Rwanda twarabibonye, byari ibintu bikomeye cyane. Ibihe bya COVID rero ndagira ngo mbibutse, COVID cyari ikiza, ariko hari n'ikindi kiza buriya cya FPR atari ya yindi ya kera, ariko FPR yamaze gufata igihugu, yarahindutse ihita ibikiza. Mu gihe iya mbere yari ifite amahame meza, yari ifite intego nziza zo guca ubuhunzi n'izindi
umunani n'izindi zirindwi hiyongereyeho n'indi ya munani yo kurwanya jenoside, yari ifite amahame meza cyane, ariko yaje kubikiza kiruse na covid, kubera ko covid yaraje imara igihe imyaka 2, nubwo yasize iteranyije abantu benshi, yasize abantu benshi bakennye, gateza ubukene n'ibindi bibazo bigiye n'izindi ngaruka mbi z'igihe kirekire cyangwa se zirambye, ariko yararangiye abantu batangira kwiyubaka, abantu batangira guca indi mivuno cyangwa se gushaka ukundi kuntu babaho. Ariko ndakubwiza ukuri, FPR ni ikiza kirenze covid, kuko ni ikiza kimaze igihe kirekire cyane. Ni ikiza kitari mu Rwanda hano gusa, kuko no mu baturanyi cyagezeyo muri za Kongo. Hari amaraporo njya mbona bavuga ukuntu bagiye bica abantu, bagiye bica abanyekongo bageze kuri miliyoni ahari niba ntibeshye, n'ahandi muri East Africa n'ahandi ku isi bagenda bakora iterabwoba. Muvandimwe Ashire, nawe James cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange bazatwumva n'abatwumva, ndagira ngo fata uyu mwanya ntari nabyibagirwa, nkangurira abanyarwanda ko bagomba kwirwanaho, kubera ibibazo batezwa na politike mbi ya FPR, ibibazo bitandukanye by'inzara, ibibazo by'ubushomeri, ibibazo urubyiruko rufite ibibazo bikomeye cyane. Ariko ntangazwa nuko usanga bagiye gukoma mu mashyi, aho ngaho mbona ikibazo kitazakemuka gikemuwe n'abanyarwanda, kuko abo ngabo bakabaye bafite ibibazo by'ubushomeri kandi babona neza ko biterwa na leta cyangwa se biterwa na poor policies za government, aribo bagomba kubirwanya. Ariko ugasanga barimo barakoma mu mashyi, ariko rimwe na rimwe kubera iterabwoba iyi leta ikoresha, kubera guhahamura abanyarwanda, usanga nanone kubableminga cyangwa se kubarenganya byaba gakeya. ariko abantu bagomba kuvamo kwikuramo ubwoba, kuko kugira ubwoba n'ubundi ukicwa n'inzara, ukicwa n'ubukene, ukicwa nabwo, ndatekereza ko nta kintu byamarira umuntu. Mu by'ukuri Mugabo James yavuze ku bintu bya transport, ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi, ibintu byose biba hano mu Rwanda ni politike ya FPR yo gukoresha agahato. Ibintu byose n'ibidakenewe agahato usanga ari agahato. Ibintu byitwa imihigo nibyo byatumaga abantu bakubitwa muri covid. Ibintu byo gukingira abanyarwanda byabaye itegeko, kandi nta hantu ryanditse mu gitabo. Ari ukubera ya pressure yo kuvuga ngo twese imihigo dukingira abanyarwanda benshi, ngo twakingiye ngo 90%. ngo rero ikintu cyica abategetsi bo mu Rwanda ni ukugereranya n'ahandi, kuko ntago ndabona bagereranya ibintu bifite akamaro. Ni ukugereranya ngo twakingiye abantu, ni ugufata imibare itari yo, kuvuga ngo abantu ngo binjiza aya ngaya ku mwaka. Ibyo ngibyo nibyo baba bagereranya n'ibindi bihugu, ariko kandi bibabaje ko iyo mibare iba ari imibare itari yo. Ni bya bindi bita itekinika. Ngubu iryo jambo ryarakwiriye, iryo jambo riri no mu magambo y'Ikinyarwanda, uraryandika uko ushatse mu Kinyarwanda, ariko tekinika nyine ababyumva barabyumva. Harimo amagambo y'amanyamahanga bafata bakayashyira mu Kinyarwanda ukuntu, ariko no mu bayobozi no mu
baturage. Iryo jambo ryarakwiriye kubera ko niyo systeme ya FPR, niyo systeme ya Perezida Kagame, ni ugutekinika, ni ukwigaragaza neza mu mahanga, ni ukwigaragaza neza ku isi hose. Nyamara hano mu Rwanda, hano mu rugo, ibintu bimeze nabi, ugasanga yagiye mu bitangazamakuru mpuzamahanga biravuga ko u Rwanda rwose ari ahubwo haraburaho gato bavuge ngo ni igihugu cyateye imbere nka za Amerika, ngo bakora imodoka, ngo bakore ibintu byose usanga ari amakabya nkuru, ari ukugira ngo u Rwanda rwumvikane ku isi hose nk'aho ari igihugu kidasanzwe, ari igihugu kiyobowe n'umuntu udasanzwe, umuyobozi nyawe. Ariko mu by'ukuri muri iyi minsi biri kugenda bigaragara ko abayobozi cyangwa se amahanga arimo kugenda amenya ko Abanyarwanda babaho nyako. Abanyarwanda ntabwo babayeho nk'uko raporo za leta zivuga, kuko nta kuntu Abanyarwanda baba babayeho neza ngo baze mu myanya ya nyuma mu bantu bishimye. Ibintu bituma abantu bishima nibyo ibyo ngibyo bavuga ko bihari, kandi mu by'ukuri kuba batishima ni ukuvuga ko nta bihari. Umuntu ntabwo yaba yariye break bya mu gitondo, yariye bya saa sita, yariye bya nijoro ngo areke kwishima. Ntabwo waba wishyuye school fees, wabashije kwishyura ibyangombwa nkenerwa mu buzima ngo unanirwe kwishima. Kuba Abanyarwanda batishimye ni uko hari byinshi babura. Ntabwo bafite ibyo kurya, kandi priority buriya kubaho ni ukurya. Kubaho ni ukurya, kubaho ni ukubona aho umuntu aba, ni ukubona imyambaro n'ibindi nkenerwa by'ibanze mu buzima. Ibyo byose rero, ariko iyo mvuze gutya ntabwo mba mvuze ko Abanyarwanda bose batabifite. Hari bamwe na bamwe ari nabo bariya ubona barimo guproteja cyangwa se gukavaringa iyi leta ya FPR, usanga barahawe amahirwe, barahawe opportunities yo kubona ibyo bintu. Buse nk'uwo bita Twahirwa Dodo wahawe amakontrakt yo gutwara abantu muri Kigali, ashobora kukubwira yuko igihugu gifite ibibazo ugira ngo ni kimwe no kuri Repubulika yabanjirije iyi ngiyi ya Habyarimana. Hari abantu bari bameze neza, hari abantu bari protected, hari abantu bari barahawe amahirwe, baratonesheje, bashoboraga kuvuga ko nta kibazo kiri mu Rwanda na kimwe. Nyamara hari n'abandi bari barashushubikanywe, barirukanwe, hari abandi batahabwaga amahirwe yo kwiga. Urumva ko abo bantu badashobora kuvuga ibintu bimwe. Umwe aravuga ati amahoro arahari, umwe aravuga ati imirimo irahari kubera ko ayifite, ariko ntabwo azirikana ba bandi bayibuze, kandi batayibuze kubera ko batananiwe kuyikora, cyangwa se batafite qualification, cyangwa badafite ubushobozi bwo gukora iyo mirimo. Ahubwo ni abategetsi bagenda bagonganisha abaturage. Nk'ubu ngubu mu Rwanda hano bashyizeho ibiciro biri fixed ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Abacuruzi nabo kubera ko baba baranguye bahenzwe, ntabwo babishyirwa mu bikorwa, barabibika bakabigurisha uwemeye kubigurisha ku giciro baranguyeho bashobora kungukamo, kuko ntabwo leta ishobora gushyiraho ibiciro bihombye abantu nta na compensation ibahaye, cyangwa se ubundi buryo bashobora kugaruzamo amafaranga yabo. Ibyo ngibyo rero ni politike mbi za leta z'uruhererekane, kubera ko ngewe kuva namenya ubwenge cyangwa se ku mateka nagiye menya, ntabwo igihugu cy'u Rwanda kigeze kigira amahoro. Ntabwo kiragira amahoro na rimwe. Ku gihe cy'ubwami abantu bararenganywaga, nyuma ubukorone buvuyeho hagiyeho za repubulika, abantu bakomeza kurenganywa. Nubwo
abantu bavuga ngo uyu mutegetsi runaka yakoze nabi kurusha uyu nguyu, ariko ntabwo ngewe ngendera muri uwo mujyo wo kuvuga ngo uyu nguyu yakoze nabi cyane kurusha uyu. Ngewe namagana cyangwa se sinshyigikiye umuntu ukora nabi uwo ari we wese, nk'uko Ashire wabivuze mu kiganiro ubushize, niyo yakwica umuntu umwe nkanswe abantu baba barisha ibihumbi n'ibihumbi. Rero ntabwo uwo muntu dushobora kujya mu mujyi umwe. ariko Kayitare aho ngaho ntaguce mu ijambo, uzi ko hari abantu bavuga ngo nta ngoma itica. Abo rero ngira ngo nawe urabazi, wagiye byagiye bigutera n'uburakari rimwe na rimwe uvuga uti ni gute umuntu yicara ngo avuga ngo nta ngoma itica? Ese ubwo imwicuye we yacecekaga ku make ati nta ngoma itica? Urumva ko harimo n'ikibazo cy'imyumvire. Nk'umuntu uvuga ngo nta ngoma itica, ntabwo mushobora kuganira ngo mbwire ngo no kwica umuntu umwe ntabwo byemewe, yakubwira ati nta ngoma itica. Ariko iyo ni imyumvire mibi cyane, ahubwo ni no kutamenya ngo leta iberaho iki. Leta ntabwo ari ingoma. Ingoma ni y'umwami, niwe wica agakiza. Ariko hari leta ishingiye ku mahame ya Repubulika, bivuze ngo ubuyobozi bushingiye ku gushaka kw'abaturage. Ntabwo rero umuntu ashobora kuvuga ngo nta ngoma itica, kandi noneho leta ishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage birimo umutekano, birimo ubuzima, birimo imirire, birimo amashuri, birimo ubushomeri, birimo ibintu byose. So ndibwira ko ibintu uvuga birasobanutse. Ahubwo unyemereye, kuko twatavuze ko ikiganiro kitaza gutinda, unyemereye nagira ngo nkubaze, ukurikije dore tumaze hafi amezi 7 dukorana ibiganiro muri ibi biganiro bya rubyiruko kanguka. Kuva twabikora harimo ibintu bimwe twagiye tuvuga, tukabona leta hari icyo igerageje gufifika, kugira ngo twatagiye tuvuga ukuntu leta nta gahunda nzima ihaba urubyiruko na gahunda zo gukora zose nibaringa. Buracya tubona wa mu Minisitiri Mbabazi yagiye kureba urubyiruko ngo rufite ngo amahirwe ngo rugoma kubyaza umusaruro ibintu nk'ibyo. Ujya kubona ukabona abakoze utuntu two kugira ngo bafifike iyo bageze ubwoba aho gatoya bwa message tuba twatanze. Ariko ukurikije ibi bintu FPR ahantu yaganishije ubutegetsi bwayo naho iganisha igihugu, ukongeraho intambara ya Kongo, rwose ubivuze mu gihe kitarenze umunota umwe urabona u Rwanda rugana hehe? Ijambo ni ryawe Kayitare. Urakoze muvandimwe. U Rwanda ahantu rugana ni ahantu habi cyane, kuko uko iminsi igenda yicuma niko bigenda birushaho kuba bibi. Ibyo birimo guterwa n'iki rero? Birimo guterwa n'abayobozi cyangwa se abategetsi birengagije inyungu zabo bayobora, nubwo batabayobora babategeka. Nakubwiye ko ibintu byose ari agahato hano mu Rwanda. Ntabwo abategetsi bakora ibintu mu nyungu z'abaturage. Kandi noneho n'ikiyongereyeho, abategetsi bacu bigize abantu bashobora kubangira ngo baravuye nko mu ijuru, batari abantu basanzwe, batari abantu normale babyawe bakazanapfa nk'uko bigenda mu buzima. Ugasanga barimo barasagarira. Ubu ngubu mu by'ukuri kuri ubu butegetsi bwa Perezida Kagame kuva yafata intebe kugira ngo abe perezida, ibihugu byose bidukikije mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, nta gihugu na kimwe tutari twagirana amakimbirane. Rero kuba dufitanye amakimbirane n'igihugu cya Kongo ntabwo ari twebwe nk'abanyarwanda. Nakunze ko Perezida Tshisekedi yabisobanuye avuga ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo atari ibibazo by'abanyarwanda muri rusange, ahubwo ari ibibazo by'abategetsi ba Perezida Kagame n'agatsiko ke. Nakunze ko yabashije kubidukura mu gatebo kamwe n'abantu bateza imyiryane mu bihugu duturanye. Mu by'ukuri rero, Ashire, namwe banyarwanda dukurikira, u Rwanda rwose ruragana habi nitutabona ubufasha, nitutirwanaho nkatwe abanyarwanda, kuko ndabizi ko abanyarwanda bababaye. N'abariya nahoze mbona Nyabugogo barimo kuvuga ngo nuwo
baba barimo kugira ngo buke kabiri, kuko iyo utavuze Perezida Kagame hano mu Rwanda, iyo utamusingije, iyo utagiye kumureba, baravuga bati uyu nguyu banza akorana n'imitwe y'iterabwoba, cyangwa se na ya mazina bakunda kwita abantu bavuga ububi bwa leta, babita ibigarasha, bita interahamwe. Ngira ngo nanjye njya nkubwira ukuntu banyita interahamwe, kandi atanzi umuntu ushobora kuvuga ati kuki murandura imyaka y'abaturage, kuki mufite policies mbi z'ubucuruzi, ibibazo by'amatransport hano mu Rwanda, i Kigali cyane cyane byabaye ibindi, kubera ko ntago bashaka kugira ngo abantu babone imirimo, ntago bashaka kugira ngo abantu bacuruze, ufite utuntu dukeya ducuruze, biriya bita abazunguzayi. Ni ukugira ngo abantu bagume mu gihirahiro, umuntu aba atekereza ejo nzarya iki, adatekereza ku bibi cyangwa se ku marorerwa akorwa n'iyi leta. Erega intero yabo ni iterabwoba, kandi barangiza bakita abandi ngo nibo batera abandi ubwoba, ariko intero yabo ni iterabwoba. Niba unyemereye Kayitare, yego banza urangize igitekerezo cyawe, turimo kugana ku musozo. Nari ndimo gusoza nanjye, ariko uvuze ikintu cyitwa iterabwoba. Iterabwoba niyo ntwaro ikomeye iri ku mwanya wa mbere FPR ikoresha, kuko irikoresha mu bintu byinshi, ikoresheje imitwe yitwaje intwaro, ikoresheje abapolisi, ikoresheje abantu bitwa ngo ni irondo, ndetse n'iyindi mitwe yose ikoresha intwaro, aho umuntu bagira batya yagira ikintu avuga gatoya bakaba bamusunikiye muri gereza, bakaba buriya abantu benshi bicwa bazira ibitekerezo byabo, bicwa bazira kunenga amabi cyangwa se politike mbi, ni benshi cyane kurusha bariya baba bazwi, usanga basanzwe bazwi n'abantu, ari ba serebu, ari abanyamakuru, ari abanyapolitike. Abo hari n'abandi benshi bagwa mu byaro, bagwa mu bice bitandukanye ntibavuga. Bavandimwe rero, ndumva twagana ku musozo, kuko n'ubundi n'amasaha aragiye hano iwacu. Yego, mbere yuko tujya ku musozo, nagira ngo ubwo nugira icyo wongera uracyongeraho, nta kibazo, ariko tuzanakiganiraho. Hari ikibazo abantu bakunze kwibaza ngo Kagame avuyeho yasimburwa nande, mbese ukabona barabaza ikibazo nk'aho kuyobora igihugu biba bisaba ko wavukanye imbuto, cyangwa kuba uri umuntu runaka udasanzwe. Gatatu, abantu bashoboye. Abantu bashoboye rero ni abahe? Abantu bashoboye ni abantu bakunda igihugu, bazi amategeko, bafite n'umuco, bafite n'uburezi n'uburere bwo kubaha amategeko, kuko nta kindi abanyagihugu bahuriraho atari amategeko, itegeko nshinga n'ibiki byose n'ibindi bikurikireho. Ibyo byose rero kubyubaha no kubyubahiriza nibyo bituma umuntu ashobora kuza agafasha abanyagihugu kubaho neza. Igihe cyose tuzagira abantu batubaha amategeko, basuzugura amategeko. Amategeko aranditse, agira na procedure y'ukuntu anyuzwamo kugira ngo akurikizwe. Igihe cyose tuzagira abantu bakurikiza amategeko, bizatugora kubona abantu bashobora kuza bakaba bafasha igihugu, kuko iyo amategeko adakurikijwe ubwisanzure burabura. Iyo ubwisanzure bubuze, abantu bose bakungukira igihugu bagifasha babigwamo. Kuva na mbere ya FPR abantu bagiye bapfa ari abantu bashobora kubaka igihugu bafite ibitekerezo birengera inyungu rusange z'abaturage, ariko bakica. Hagati ya 1994 na 4. Yego, muciye mu ijambo ho gatoya, hari uburyo abanyarwanda batekereza, cyangwa se abandi bantu bagira abategetsi bagenda bakaguma ku buyobozi, bakagundira ubutegetsi imyaka 20, imyaka 30, noneho
ugasanga noneho abo bantu abo baturage bishyizemo mu mutwe ko nta muntu washobora, kubera ko urabona nka buriya nk'ejo bundi manda ya perezida yari irangiye, itegeko nshinga ariko rivuga, ariko bagize batya bararihindura. Barihinduye ubwo ngubwo nyine abanyarwanda bishyira mu mutwe ko kubera kuguma ku butegetsi, kuramba ku butegetsi imyaka myinshi, ugahindura amategeko uko wishakiye, kandi buriya iyo uko utinze ku butegetsi niko ugenda wikorera ibyawe, ubutegetsi ubufata nk'aho uyoboye umuryango wawe, ufata ibyemezo bidakurikije amategeko. Uko ugenda utinda ku butegetsi niko ugenda udakurikiza amategeko, ufata abantu rwose ufata igihugu nk'aho ari akarima kawe. Rero kuba hari umuco wo kugundira ubutegetsi, nk'ubu ngubu abaperezida bamaze kuyobora Amerika, Kagame ayobora u Rwanda ni benshi. Abanyamerika cyangwa se ahandi hantu hagenda hari demokarasi, hari guhinduranwa kw'abayobozi bikurikije amategeko, bo bazi ko bishoboka ko perezida ashobora kuboneka, cyangwa hari n'abantu barenze n'igihumbi bafite ubushobozi bwo kuba perezida. Ariko nk'aha ngaha mu Rwanda, perezida ajyaho akamara imyaka 20-30, abantu bakomeza bishyira mu mutwe ko nta wundi wamusimbura, bakumva ko niyo leta ikomeza ibereka ko uwo muntu ari igitangaza. Nibyo birimo kubera hano mu Rwanda. Nta muntu wamushobora gukora iyo nk'ibyo akora, ari umuntu w'igitangaza, ari umuntu atabonetse, ngira ngo igihugu gishobora gusubira mu rwabayanga. Mu by'ukuri nicyo ngicyo gitera abanyarwanda kumva ko hatabayeho Kagame, hatabayeho umuperezida, kuko n'igihe cya Habyarimana bumvaga ko nta muntu ushobora gusimbura Habyarimana, kuko bamutoraga 100%. Urumva rero umuntu batora 100%. Bararirimba ngo ramba turagukunda, tuzagutora 100%. Hari ikintu kiri mu banyarwanda no mu Nyafurika hamwe na hamwe cyo guhakirizwa, kumva ko umuntu wabaye perezida ari umwami, ameze nk'Imana, wagira ngo perezida ahagarariye Imana mu baturage, kuko Imana niyo tuzi itazavaho, igumaho, ihora ikora ibintu byiza. Ariko noneho baraza niba ari ubwoba, niba ari uburere bukeya, ntabwo ari uburere ariko uburezi bukeya, education, lack of education, yo kumva ko igihugu kidashobora kubaho umuntu runaka adahari. None se wamugani nkuko bivuga ko accident byagenda gute? Byagenda gute? Umutima wawe uhagaze byagenda gute? Ejo muri Tanzania Magufuli yarapfuye. Biriya byose ubona byo kumva ko perezida runaka atariho igihugu gitabaho, ni ingaruka z'igitugu, ni ingaruka za ririya terabwoba. Ngewe cyangwa se hari n'abandi benshi bahagurukiye kurwanya igitugu. Igitugu rero kivuyeho, ibintu byose byagenda neza, amategeko yakurikizwa, abantu bakabaho neza. Ndumva rero ibyo navugaga nasoza, ubwo nawe ukagira icyo uvuga. Nta mugabo James sinzi. Umugabo twamubuze, ashobora igisubizo cya tekinike, ntabwo tukiri kumwe nawe. Ariko ngewe icyo nakongeraho nuko ubwisanzure buhari, mwabona abanyarwanda benshi, mwabura n'amahitamo y'uwayobora u Rwanda. Barahari benshi bashoboye, harabura ubwisanzure butuma bigaragaza, babwira abaturage icyo babamarira. Ibyo byonyine nibyo bibura. Igihe cyose urubuga rufunze, abo bantu ntabwo muzapfa kubabona, ariko twe turanababona, ubwo twe turi hanze, ntabwo dufunganye, ntabwo batwogeje ubwonko. Abantu turababona bashobora kuyobora u Rwanda, barahari benshi. Ntimumbaze amazina, ariko barahari benshi. Hari abo nzi n'abo ntazi. Urabona nk'abantu bagerageje kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika hano mu Rwanda, urabona ibyababayeho byose. Uzitegereze, cyangwa se n'undi munyarwanda azitegereze, arebe ibyagiye bibabaho. Barafunzwe, abandi
baterwa ubwoba. Ubwo rero ni ibibazo bikomeye cyane, ariko navuze ko biterwa n'igitugu cyangwa dictatorship, aho abanyarwanda burya ngo aho kugira ngo urwanye gitera urwanya ikibimutera. So igitugu rero tukiranduye rwose hano mu Rwanda, abanyarwanda bamererwa neza, ntabwo twakongera kuza mu mibare ya nyuma y'abantu bishimye, amini batishimye, twaza mu bantu bishimye. Uzarebe ibihugu birimo demokarasi, ibihugu birimo ubwisanzure, ibyo ngibyo nibyo bihugu biza ku myanya ya mbere ifite abaturage bishimye. Rero nibyo Kayitare, nibyo ibyo uvuga, nibyo turemeranya 100%. Reka tuzabiganiraho ubutaha mu kiganiro gitaha, twemerera abadukurikiye ko tuzabiganiraho ubwisanzure ndetse n'icyo kintu cy'ubwoba ngo ninde wayobora. Abantu bari bo kuyobora barahari. Tuzabiganiraho birambuye mu kiganiro gitaha. Reka ngushimire cyane na James, nubwo tutakiri kumwe, mushimire cyane. Mbaragize Imana kandi abari badukurikiye bose mabwire nti naha vuba. Imana ikomeze barinde. Mwari kumwe na Shirikamana mu kiganiro Kanguka Rubyiruko, nakoranye na James Mugabo ndetse na David Kayitare, bombi bakomoka i Nyagatare. Murakoze, naho ubutaha. Kanguka muzunguzaika